Inshuti zanjye nongeye kubasuhuza. Uyu munsi ngarutse nshaka yuko mbabwira ibintu nabonye mu gitabo bita Power of Now. Ndababwira mu ncamake, mbabwira ibintu nabashije kubona muri iki gitabo. Yewe hari icyo byamfashije, ndatekereza nawe hari icyo byagufasha. Icyo gitabo cyigisha ku bijyanye n'iby'umwuka, ariko kikabihuza n'iby'ubuzima busanzwe, aba bantu bari mu mwuka n'abantu batari mu mwuka, ku bijyanye n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Ikintu nshaka kukwigisha nakuyemo cya mbere ni icyo bavuga yuko abantu benshi dufata umwanya munini dutekereza ku hashize cyangwa dutekereza ku hazaza, ariko cyo kivuga yuko ibifite umumaro ari ugutekereza kuri uyu mwanya aka kanya, kuko kiravuga ngo iyo ufata umwanya munini utekereza ku bintu byarangiye udashobora guhindura, uba wowe ubwawe uri kwitera ibibazo, uba uri kwistress, nta kintu uba wenda kubikoraho, ibintu biba byaramaze kuba. Kubera icyo ufata umwanya wawe utekereza ku bintu byarangiye, ahubwo ibintu byarangiye bikubera isomo rituma utazongera kugwa muri ibyo ngibyo. Noneho kikavuga yuko abantu benshi kubera gutekereza kuri ahazaza aho yifuza kugera, bihita bituma atakaza kwibanda ku byo yakoraga ubu ngubu, kubera ko akenshi uba ushaka kuzagera ku bintu bikomeye ariko utari kubona inzira z'uburyo wabigeramo, ukabona nyine inzira zo kubigeramo zirakomeye. Cyo kikigisha abantu ko igifite akamaro ari ukwita kuri aka kanya dufite. Kikavuga ko buri munsi uwufashe nk'aka kanya, uyu munsi ugakora neza ibintu byawe byose ugomba gukora, ukira wumva nta kintu na kimwe wishinja cyangwa nta kintu wari washyize kuri gahunda yawe utakoze neza. N'umunsi w'ejo ukakubera gutyo, n'umunsi w'ejo ukakubera gutyo. Nyuma y'igihe runaka ujya kureba umusaruro ugasanga byakubakiye ikintu kizaguha bya bintu byinshi wifuzaga muri future cyangwa se imbere hawe hazaza. Ariko bakagira abantu inama ko utagoye gutakaza umwanya ureba ku bintu udafite ikintu wabihinduraho. Nimba hari ibintu uri kubona ukabona nta kintu wabihinduraho, si ngombwa ngo ubitakazemo umwanya, kuko ntushobora kugarura igihe cyarangiye, ntushobora kugarura amakosa wakoze ejo hashize cyangwa ikintu wakoze, ariko ashobora kukubera isomo ryo kuba wagira utegura ejo hawe hazaza. Rero bigisha yuko iyo ushaka kugira ejo hawe hazaza heza, urwana n'uyu munsi. Uyu munsi ukavuga ngo ndawukora neza, ibyo nakoraga nabikoze neza, nabikoreye ku gihe, nta muntu tugiranye ikibazo, nta kibazo kigize. Uko ugenda ubikora gutyo biroha bikakubera ingeso yo kuguma ubikora neza, bikanubaka ejo hawe hazaza. Ikindi cya kabiri, bagira abantu inama yuko hari utuntu tw'udukosa duto duto tugenda dukora mu buzima bwa buri munsi, tukagakora gakeya ejo tukakongera, kandi ikosa ukora buhoro rigenda rihinduka ingeso. Bakabwira abantu ngo nk'uwo muntu wacyubatse nyine we wanditse icyo gitabo avuga yuko ari isomo byinshi yabyigiye kuri n'ubushakashatsi yakoze. Bakagira abantu inama bavuga ko nimba ugiye gukora ikintu, banza ugitekerezeho uvuge ngo ejo nta ngaruka kizangiraho. Ninongera nkagira biramutse bikunze ko uyu munsi usubira inyuma kiriya kintu nakongera nkagikora. Nkawe atanga urugero, akibuka nk'igihe ngo yajyaga akoresha ibiyobyabwenge byinshi cyane cyane nk'inzoga, akavuga ati akibuka ngo igihe yajyaga anywa ashaka kugabanya ibibazo, afite ubukene, nta kazi ufite, ahangayitse nyine, ariko umuntu yasomaho gakeya cyangwa akoresha n'ibindi biyobyabwenge akumva ibibazo biragabanutse. Ariko nyuma yo kunywa nyine yanyweye mu gihe cyo muri hangover, nyuma yo kunywa nyine cyagiye ibibazo aba yabikemuye ako kanya gato, ariko iyo bigarutse noneho nyuma bigaruka byikubye. Byakomeje kumubera gutyo, rero biza gutuma nyuma aza kureba aravuga okay, nshobora kuba ndi mu bukene nta mafaranga mfite. Ibyo ntacyo bitwaye cyane, nkuko nabyo ni ikibazo, ariko ntacyo bitwaye cyane nkuko uba noneho uri mu bukene ukaba udafite n'ubuzima buzima, bikongera imihangayiko, bikakongera stress, bikakongerera kwiyanga,
ariko iyo utagize, iyo uri muzima, uba uri mu mwanya wo kuba wakora ikintu, uba ubonye n'iyo opportunity ako kanya, ushobora kuyibyaza amahirwe kuko uba uri ready, ushobora kubona n'akazi ukagakora, no mu mutwe aba ari muzima kubera ko uba utangiye noneho kureba aho opportunity ziri zava. Ariko nibwo ngo yafashe umwanzuro, aricara aritekereza, aravuga ariko ko mfata ibiyobyabwenge, alcohol, mfite ibibazo, ako kanya nkoroherwa, ariko nyuma yaho noneho bikaza byiyongeyeho, haba hiyongeyemo ubukene, tudeni ntitubura, kwiheba, no mu mubiri noneho muri hangover nabyo bikaba ari ikibazo. Nibwo rero yafashe icyemezo cyo kuba yabireka, ariho yakuye igitekerezo cyo kwandika icyo gitabo. Irindi somo nashatse kubabwiraho ni ry'uko yavuze, aravuga ngo yego umuntu ashobora kuba nta kazi afite, ukaba aka kanya nyine bitameze neza, uhagaze nabi, ariko akabwira abantu ko nibura kutaba ufite umuntu wagufasha kujya mu kazi, ndavuga wenda nk'uwaguha connection, kuba utamufite si ikosa ryawe, kuba utaravukiye ahantu hari amafaranga cyangwa ube mu mafaranga, ndabyo si ikosa ryawe kuko ntacyo wari kubikoraho, kuba utarabashije kwiga neza nabyo si ikosa ryawe wenda kubera ko icyo kigo utari kubona ukuntu kijyaho, ariko akavuga ko ikosa ryawe ari ukuntu witwaye. Nibura buri ibyo bintu byose, ariko ukipinge discipline, kora ibyo bintu byose ukipinge discipline. Nicyo kintu cy'inama agira abantu, nimba udafite ibyo byose, gira discipline, witware neza, uhore uri fresh muri wowe, ku buryo nimba hari ahantu uri bakavuga ngo bagiye gutanga akazi ku bantu bangahe, umuntu ashobora kuvuga ati uyu muntu reka tumuhitemo, yego ntabwo afite ubumenyi buri hejuru, ntabwo agize iki, ariko imyitwarire yiwe izatuma abasha kuba umuntu ushobotse. Inshuti zanjye, ndashaka kuzababwira kuri icyo gitabo birambuye, ariko nashatse kubabwira bimwe mu ncamake. Murakoze, tuzasubira.